turakwitabye karame nyagasani anga kuri buri munsi kuduhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 25 tariki 30 Nzeri 2023, ubwo tujye gusoza uko kwezi kwiyambaza mutagatifu Yeronimu umuhanga wa Kiliziya. Ngaho amasomo agiye gutwegereza Imana, isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya umutwe wa 2:5 kugeza ku 9, umurongo wa 14 kugeza ku 15. Ngewe Zakariya ngo nubura amaso ndabonekerwa, mbona umuntu ufashe mu kiganza inago yo gupimisha. Ndamubaza nti uragana he? Arasubiza ati ngiye gupima Yerusalemu kugira ngo menye ubugari n'uburebure bwayo. Nuko umumarayika twavuganaga aratambuka, undi mumarayika azamusanganiye aramubwira ati iruka nkubwire uriya musore uri hariya uti Yerusalemu igomba kuba umujyi utagira inkike kubera ubwinshi bw'abantu n'amatungo bizawubamo. Nzawubera inkike y'umuriro kandi be n'ikuzo ryawo muri wo nyirizina. Sabagizwa n'ibyishimo uhimbarwe mwari w'Isiyoni kuko nje kuguturamo rwagati, uwo n'Uhoraho bivuze. Uwo munsi amahanga menshi azayoboka Uhoraho, ahinduka umuryango wanjye bwite ntuyemo nyirizina. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kwakira ijambo ry'Imana ni igisingizo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 30 umurongo wa 10 kugeza ku 13. Nyagasani koranya umuryango watatanye, mahanga yose nimwumve ijambo ry'Uhoraho, muryamamaze mu ntara za kure mugira muti uwatatanyirije Isiraheli impande zose arayikoranyije, azayirinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Uhoraho yacunguye Yakobo aramuharanira kandi amugobotora amaboko y'umunyembaraga. Bazaza batera indirimbo z'ibyishimo ku musozi wa Siyoni, bahadendeze basanga ibyiza by'Uhoraho. Ubwo inkumi zizabyina zidagadure kimwe n'abasore n'abasaza. Umubabaro wabo nzawuhindura mu byishimo mbakomeze, abagowe mbahe kwidagadura. Nyagasani koranya umuryango wawe watatanye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 43 kugeza ku 45. Mu gihe bose bagitangarira ibyo Yesu yakoraga byose, abwira abigishwa bati mwebweho mutege amatwi mwumve ibyo ngiye kubabwira. Dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu, ariko ntibumve iryo jambo ribabera urujijo, ntibasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Ntibasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza. Inshuti z'Imana nimugira amahoro. Amasomo cyacu dutegura aryoshye cyane, agiye kutuganisha mu ishuri. Twige, tumenye kandi twigishe. Umuhanga w'umulatini wavuze ati non scole sed vitae discimus, nous n'étudions pas pour l'école mais pour la vie. Ntabwo twigira gusa amasigara kicaro mu ntebe y'ishuri, ahubwo twigira ubuzima. Ngo ntabwo twigira kuzuza imitwe yacu gusa nk'abadogiteri b'abandi bize amashuri akomeye cyane ariko batabasha kuyakoresha cyangwa bayakoresha bari kuyobya abandi, ahubwo ubuzima, kubaho neza, kubanira abandi neza, gukora neza, gukora ubutumwa bw'Imana neza. Ntabwo tujya mu Kiliziya gusa tujyanywe n'itegeko tugiye gusenga ngo tuze kurekera aho ngaho gusa, ahubwo turakomeza tugasenga, ubuzima bwacu bwose bugahinduka isengesho, ubuzima bwacu bugahinduka bwo gushakashaka Imana buri munsi. Kudasiga Imana aho twicaye, kudasiga Imana aho twigiraga, ahubwo tukanayitwara iwacu. Ngubwo ubuzima bw'isengesho, ry'ishuri, ubuzima bukomeza, kuko ntawe urangiza amashuri nyine. Uyu munsi Kiliziya cyacu yatuhaye urugero rw'umunyeshuri mutagatifu Yeronimu wize mu ishuri rya Bibiliya, akiga kaminuza muri Bibiliya, kuminuza mu buhanga bw'Imana. Batubwira umurimo ukomeye yakoze cyane, ibitabo yanditse, ariko umurimo ukomeye cyane yakoze, nanjye kuvuga usumba indi yose yakoze, ni uguhindura Bibiliya ntagatifu akayishyira mu rurimi rw'Ikilatini kugira ngo afashe abantu muri icyo gihe gusobanukirwa n'iby'Imana, gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Iyo verisiyo yitwa La Vulgate. Ngo urugero rw'umunyeshuri wiga akamenya
ariko akajya no kwigisha akaba na mwarimu, Padiri Yeronimo. Hari ibibazo byinshi cyane Padiri Yeronimo yibazaga ku byerekeye kuko n'ijambo ry'Imana na Bibiliya. Ati wamenya Imana ute utumva ijambo ry'Imana, udasoma Bibiliya? Igisubizo mu gusubiza abo ngabo nyine badasoma Bibiliya, ati soma Bibiliya. Soma Bibiliya kuko byose birimo nyine, uzasobanukirwa nusoma Bibiliya. Umukristo muvandimwe wamenya Imana utumva ijambo ry'Imana, ngwino nawe tujyane mu ishuri rya Bibiliya dusobanukirwe, tumenye Imana, twumve Imana. Ntabwo ushobora kumenya Imana nyine utayiga. Jya mu ishuri rya Bibiliya, école biblique. Muzacunge iyo umuntu atasobanukiwe neza arasobanya. Iyo utumvise neza ushaka kumvirana, ukumviriza bikaza kurangira uri gusopanya. Ngeri ishuri tujye kugana mu ishuri rya Bibiliya, ndakwibutsa ibintu bitatu muri iri shuri rya Bibiliya. Mwarimu aracyari wa wundi ntarahinduka, umwigisha mukuru Yesu Kristo, le maître par excellence. Noneho abanyeshuri ni wowe nanjye tugiye kwicara, kandi itegeko rya umunyeshuri ni ukudasiba no kudakerererwa. Nawe rero ntusibe ntukererwe ndetse ntuze no gusakuza, ubundi koko twumve mwarimu Yesu Kristo ugiye gutwigisha. Isomo tugiye kwigarira hambaye cyane, na niyo mpamvu ko rigombera ko utasiba utakererwa ndetse utanasakuza. Iryo somo rero dusaba kuryumva dutuje, dutekanye n'umutuzo mwinshi, ryitwa iyobera, le mystère. Iri somo rero niyo mwaryumvise rirahambaye, riragusaba nyine ubwenge ndetse n'umutima kuguma hamwe, kwicara hamwe. Hari abantu koko bafite akaguru karekare, nyaboneka banyeshuri, nta munyeshuri ugira akaguru karekare. Jya hasi upfukame utuze, maze twumvire isomo ducengerwe naryo. Nuko rero amatwi ngo bangu, amaso ngo kano, umunwa ngo cwe, maze twumve mwarimu mukuru. Isomo ry'iyobera. Iri somo ry'iyobera rigizwe na chapitre 3. Mbere na mbere muri chapitre ya mbere turaza kureba igisobanuro cy'iyobera. Chapitre ya kabiri haraza gukurikiraho ingero z'iyobera, haraza gusoza ubushakashatsi, de recherche. Kuko burya iyo umunyeshuri yamaze kwiga birumvikana aramenya, akaba dogiteri nyine n'ushakashaka, agatangira ubushakashatsi. Isomo ry'iyobera, le mystère. Reka duhere kuri chapitre ya mbere iza kwitwa igisobanuro cy'iyobera. Mu misa ntitwabura gukoresha mu ijambo iyobera. Muri consécration tuti iryo ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, n'ahandi henshi cyane. Rero bikaza gutuma bamwe koko batinya ikintu bita iyobera, bakanyumva ari ikintu koko gikomeye cyane, gikagashe, gihambaye koko. Ariko attention, iyobera ni iki? Iyobera ntabwo ari ikintu gitumvikana, ahubwo akantu ugiye gaca akarongo, ngo ni ikintu ushobora kumvaho buhoro, ariko ngo ntukimaramaze uko cyakabaye. Uko ugenda usobanukirwa buhoro buhoro, ugenda usobanukirwa, ntabwo ushobora kucyumva uko cyakabaye, ariko ugenda usobanukirwa buhoro buhoro. Ariko nanone iyobera nanone rikagereranywa nk'uko wajya mu nyanja ugiye kuvoma amazi, ugatwara ikivomesho. Nugera ku mazi uzadaha ayo ushoboye bitewe n'ikivomesho wazanye uko kingana. Ibyo nanone bikayerekeza nyine ku kwemera, wumva neza iby'Imana bitewe n'ukwemera ufite, bitewe n'umutwe wawe, bitewe n'umutima wawe, bitewe n'icyo kivomesho wazanye. Nibwo ugenda wumva Imana buhoro buhoro, ukazayiva kera kabaye yose imbona nkubone wageze hehe, wageze mu bwami bw'ijuru. Kugenda wumva buhoro buhoro. Kumvise mu isomo rya mbere ry'uyu munsi twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, harimo amagambo koko adufasha gucengerwa n'iyobera. Harimo ijambo gusobanukirwa, kubonekerwa, kwerekwa. Imana ikagenda ikwiyereka buhoro, wishurira buhoro amabanga yayo, ikoresha abamarayika bayo. Aha harimo iyobera, ukuntu utakumva ukuntu Imana iri mu ngoro yayo, iri rwagati mu muryango wayo. Kubera iki? Umuntu ufite ukwemera guke nirinze kuvuga utari kubona neza, waharanira kubona ibintu ashobora gushyikira, ashobora gufata, ashobora kureba, quelque chose palpable, ibintu bifatika. Ariko burya Imana ntabwo ifatika. Imana nyine ni roho, yo irebeshwa n'amaso, amaso y'umutima. Nguko gusobanukirwa no gusobanura buhoro buhoro. Kwemera ko Imana ihari, nguko kwemera ko umukristo ngiyobera koko tugomba kugenda ducengera buri gihe cyose, nkamenya ngo Imana iri hagati yacu, Imana iri muri twe, Imana iri mu ngoro yayo, Imana iri mu mutima wanjye. Iryo ni ryo bera rikomeye nyine koko, ko Imana iri kumwe natwe. Yagize ati uwo munsi amahanga yose azayoboka Uhoraho, ahinduke umuryango wanjye bwite, ntuyemo rwagati nyirizina. Amen, amen, amen. Uko ni Uhoraho koko akoranya umuryango akawumbira hamwe, uko abari rwagati muri bo nyine. Iyo nemeye ko Imana ihari, mwumva ko ndi ikiremwa imbere y'Imana umuremyi, nkagenda buhoro buhoro nshakisha Imana.
nguko kubonekerwa, nguko gusobanukirwa n'iby'Imana buhoro buhoro. Mu ivanjiri y'uyu munsi nawo turaba mu iyobera ry'umusaraba. Kristo umwarimu mukuru muri rya shuri ari kwigisha abanyeshuri be les disciples, aravuga bwa kabiri ko azapfa, deuxième annonce de sa mort. Mu gihe bari bari muri admiration bishimye, nari ngiye kuvuga bari mu mutsindo wumva batsinze, ubutumwa bwagenze neza, aho bari bagiye bakumva ko ibyiza bitabava mu kanwa, bakumva ko kubyishimo byabo batabihara. None Yesu agiye kodobekamo akandi kantu bita umusaraba. Biraza kubabihira kuko bumvaga umwami, bumvaga ari umwami uhora utsinda, bumvaga umwami wabo koko atatsindwa, umwami utapfa, umwami utahura n'ibibazo, umwami utahura n'ibyago. Niko bafataga Yesu Kristo. Ariko Yesu agiye kubabwira ko ubwami bwe bushingiye mu kubabara, bushingiye mu gupfa, kugira ngo akize imbaga y'abantu. Ibyo ntabwo baza kubyumva, ba Petero ntabwo baza kubyumva. Ariko noneho ikibabaje ngo nibasobanukirwa batinya no kumusiganuza, batinya no kumubaza, nguko batunguwe nabi ariko baryumyeho. Ngiki kirita drop out, guta ishuri. Ni ngaho ba Petero ababigishwa bataye ishuri kuko barashaka kuva mu ishuri rya Yesu, ishuri ry'umusaraba. Ese ubwo baraza gusigarana iki? Iyo havanye umusaraba mu buzima bwawe usigarana iki? Bishoboke ko ba Petero bagiye gukora drop out kubera minerivare, ariko kubera gutumva bishoboke ko nyine babuze ubwenge. Nguko ko dushaka guhunga ishuri rya Yesu, ishuri ry'umusaraba, kubera kwanga ibituvuna, kwanga kuruha, kwanga ibidushavuza, kwanga ububabare. Tumeze nk'abana nyine bifuza ijuru, ariko bamubwira ko kujya mu ijuru bigombera kubanza gupfa, agahita avuga ati nzakumva ejo, nzakumva ikindi gihe. Ntawe ujya mu ijuru adapfuye mubyeyi. Nyuma yo kumva iyobera icyo ari cyo, ko risorezwa nyine mu ijuru, ubonye Imana imbona nkubone. Reka tujye kuri chapitre ya 2 y'isomo ryacu, le mystère, iyobera, ubwo tugiye kuzirikana ku ngero z'amayobera, amayobera matagatifu. Bityo natwe twirinde kulefutinga nk'uko basigaye babivuga muri iki gihe, cyangwa drop out, kuva ku mbuga, kuva mu ishuri rya Yesu. Tugumane nawe, ishuri ry'umusaraba, duhekane nawe umusaraba. Hari amayobera atatu Yesu yaciyemo, ayacamo aciye bugufi, ayacamo yihinnye, akivuna kugira ngo akwirwemo, akemera kwicisha bugufi, kwikandakanda. Nawe ukuranye ifoto y'inzovu ishaka guca ahantu hato, ikintu nk'ubushisha urugero. Nguko Yesu Kristo yari munini, yari Imana. Ibyo ntiwanabyumva nyine kuko ari yobera, yihindura umuntu, yihindura gato kugira ngo koko atugirire neza, adukize. Ngiryo yobera mubyeyi. Amayobera atatu rero asaba guca bugufi. Yesu Kristo umwarimu yaciye bugufi, natwe ntitugomba koko kubona mwarimu aciye bugufi ngo natwe dukomeze duhagarare turege agatuza. Ni ngombwa ko natwe amayobera twigisha guca bugufi ndetse no kuvunika, tukababara, bityo koko tukabarira abandi. Iyobera rya mbere ni iyobera yo kujya umuntu kwa jambo, l'incarnation. Iyobera rero ryitwa ikirugu, la crèche. Ngeri rya shuri ry'ikirugu koko wumva upfukamye, ujya kuramya Yesu upfukamye. Ishuri rya kabiri ry'iyobera ni ishuri bita ishuri rya tabernacle, ariyo nyine ukarisiya. Wasobanura uburyo Yesu yihindura ukarisiya, tukamureba, tukamurangamira, tukemera ko Imana iri hagati yacu. Njyewe ya Mana iri mu ngoro yayo, iri hagati yacu. Iyobera ry'ukarisiya. Yesu yihindura ukarisiya kubera iki? Kubera urukundo. Ishuri rya gatatu ry'iyobera ari naryo kuko amasomo yatwerekejeho, ni ishuri ry'umusaraba. Umusaraba, iyobera ry'umusaraba. Yesu Kristo akarambura amaboko ku musaraba, yari Imana, akemera akababara, abantu bakamucira, abantu bakamushinyagurira, abantu bakamuhindura urw'amenyo kandi ari abantu. Umuremyi ibiremwa bikamucunaguza, bikamusebya. Icyo gisebo. Amashuri ko ari atatu, ishuri ry'ikirugu, ishuri rya tabernacle ndetse n'iryo shuri ry'umusaraba, bidusaba kwicisha bugufi, kwigamo kwihinnye kugira ngo koko turangamire Yesu. Iryo niryo yobera koko. Ntabwo ushobora kumva iyobera udaca bugufi, udasenga, udakora adoration, udashengerera, utaganira na Yesu. Umwana utaganiriye na se ngo ntamenye ibyo sekuru yasize avuze. Kuganira na Yesu, guca bugufi, nibyo biza gusobanurira iby'Imana neza. Rero umenya ubwenge uri mu ishuri. Bakristo mwataye ishuri ry'umusaraba. Nimugaruke twongere dusobanukirwe. Ubwo muri iri somo ryacu ry'amayobera tugiye kujya kuri chapitre ya nyuma yitwa ubushakashatsi, le maître te savant. Burya ikikubwira umuntu wize, umwarimu
nyine akora ubushakashatsi yandika nyine igitabo. Niba uri dogiteri utarandika igitabo nta budogiteri bwawe nyine. Dogiteri ni umuntu wagize ute wamenye wakoze ubushakashatsi akandika n'igitabo kugira ngo yigishe n'abandi. None se wavuga ute wasobanura uburyo uri dogiteri wize amashuri utigisha nta gitabo wanditse? Navuga igitabo cy'ubuzima aho ingero zawe nziza ubuzima bwawe bwigisha abandi. Wowe ushobora no kwandika ibitabo byinshi cyane ariko ubuzima bwawe uyobya abandi utigisha abandi. Aho ngaho niba uri dogiteri simbizi. Dogiteri nushakashaka. Umunsi w'umugenzi yari ari kwigendera ahura n'umunyeshuri uri kurira uri kuboroga bikomeye cyane. Nuko ngo umugenzi agira amatsiko kumenya impamvu umunyeshuri ari mu nzira ari kugenda boroga. Maze ngo aramubaza nk'umuntu nyine aramwegera nk'umuntu yagiye kumuhoza. Nuko umunyeshuri aramubwira ati umva rero umugenzi nahuye n'ikibazo kiremereye cyane. Ubu ngubu nari ndi mu ishuri ndi kwiga. Umva mwarimu rero twigishije ngo rimwe guteranyaho kabiri bingana gatatu. Ibyo nibyo yari yaratwigishije. Noneho uyu munsi yaje aratubaza ngo kabiri guteranyaho rimwe ngo bingana kangahe. Nge rero nasubije ko ari matière non vie. Nasubije ko ibyo bintu tutarabigeraho, ibyo somo tutarabigeraho. None koko mwarimu yagize gutya ampereza 0 kandi ko iryo somo ntituraryiga. Icyo twize ni rimwe guteranyaho kabiri ko bingana gatatu, ariko kabiri guteranyaho rimwe ntabwo yigeze abitwigisha. None yampaye 0 yahise agenda. Ubu ni kugenda mushakisha kugira ngo ko ndenganure kuko yandenganyije. Yampaye 0 kandi kuko ataratwigisha. Ngaho ndatekereza uburyo umugenzi agiye kumuragira aho mwarimu aherereye. Nuko umugenzi ngo abwira wa munyeshuri ati yewe mwana wicika intege, komeza ushakashake umushakashake mpakugere no mu rugo rwe umusange ukomeze ugende umushakashaka ntuze kurambirwa mpaka umubonye araza kugusobanurira. Komeza ushakashake wirambirwa. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Nguko ubuzima bwacu natwe ari iyobera. Akenshi ibintu byinshi bitubaho ntabwo twari tuzi ko byaba. Akenshi tubona ibintu tukabona ko ari ubwa mbere. Nyamara rero byaranabayeho. Yesu Kristo aduha rimwe ariko agira ngo natwe twibonere kabiri nyine. Yesu Kristo aduha agatangira agira ngo natwe dukomeze. Komeza ushakashake. Ubuzima ntabwo burangira gusa ku byo wabonye mu ishuri, ahubwo urakomeza ugakora ubushakashatsi, ugakomeza ukagumana na Yesu. Nguko uko ubuzima bw'umukristo ari komeza ushakashake. Nibyo utabonye bo komeza ushakashake. Uzagera mu nzira uhure n'impanuka ati komeza ushakashake ushakashake Imana. Uzagera mu nzira uhure n'ibibazo byinshi cyane by'ingutu byabindi ko bitabonera ibisubizo ati komeza ushakashake. Ukomeza ushakashake Yesu buri munsi nta kurambirwa kuko umushakashatsi nta na rimwe aparika, ahubwo buri gihe cyose ahora muri laboratoire, ahora ashakashaka, ahora kuko yandika. Umudogiteri ntabwo arambirwa no kwandika, umudogiteri ntabwo arambirwa no gushakashaka. Wamara kubona ukamenyesha abandi ukabwira abandi. Wamara gufungura umaze no gufungura ugafungurira abandi kandi ukabikora buri munsi. Abantu mwese twagiye duparika tukava mu ishuri tukava mu kiliziya tukihunza iby'Imana. Uyu munsi ni ukudacika intege. Umunyeshuri wicika intege ntukavuge ngo matière non vie ngo ibisi nabibonye kuko ubuzima nyine byose ntabwo wabibona, ntabwo biza ku murongo ugororotse, ahubwo kugenda wiga buhoro ngiye kiyobera uko gusobanukirwa. Mwarimu igihe uzamubonera mwarimu Yesu Kristo ni uzasobanukirwa ko imbona nkubone nibwo azakubwira ati nyamara rimwe guteranyaho kabiri bingana gatatu, kimwe na kabiri guteranyaho rimwe nabyo bingana gatatu. Burya naguhaye ikibazo cyoroshye ariko ntiwakibona kubera iki? Ukwemera kwawe ndikurakomera. Ukwemera kwawe kuko ni kuracyajegajega, ntabwo uratera imbere. Ni ngombwa gukomeza dushakashaka kuko Imana nyine tuyumva, tuyisanga uko tuyisanga tugenda tuyumva. Nk'umwanzuro rero ku isomo ry'iyobera wowe nanjye twaba turi muri iri shuri ni ukudacika intege mu by'Imana, gutaregeza, ukomeza nkasenga nkahata isengesho, nkahata inzira nyine ibirenge akawa mugenzi ati komeza ushakashake. Gukomeza kubaza ibibazo mbaze aho ndasobanukiwe, nsiganuze ibyo ntumva, ariko nanone ibyo wemera ko kubigaragaze, ibyo tumva ko kuzamura akaboko kugira ngo mwarimu agufashe usobanukirwe usiganuze. Nta uzasanga mwarimu mukuru ni mu Rukarisiya, ni ku musaraba, ni mu kirugo, usanga Yesu uciye bugufi. Ubuhanga nyakuri ni uguhunga icyaha ugashakashaka Imana. C'est fuir le péché et chercher Dieu. Nguko rero guhora mu ishuri rya teologiya, kwiga Imana, kutarambika no gutarambirwa, kandi ugahora usobanukirwa buri munsi buri kanya. Kwiga Imana nibwo uyimenya koko. Akamvuga igira iti c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne comprend la liturgie qu'en y prenant part.
ngo ntiwakumva amayobera y'Imana iby'Imana utagira ute utarafata umwanya wawe nawe kuko ngo ubyige utarajya mu ishuri. Gusobanukirwa nyabyo ni ukubonana n'Imana. Igihe cyose ugiye gusenga ujye ukora ku buryo ubonana n'Imana, kandi burya tuzasobanukirwa ku buryo bwuzuye neza neza hehe mu ijuru twapfuye. Ngiryo bera ry'umusaraba tugomba kumva ko tugenda dupfa buhoro buhoro duhangayika tuvunika tubona Imana gake bikazarangira ko kundunduro tubonye Imana imbona nkubone. Nguko gusobanukirwa bizarangira ngiki gihe cy'amayobera, kuko igihebera rizarangirira tumaze kubona Imana, tumaze kuyumva burundu. Komeza rero nge nawe dushakashake Imana buri munsi. Mutagatifu Yeronimu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.